uteze amatwi, waba uri Zambia, waba uri Kenya, wowe umva nkurangira umuti. Yakuremeye ubugingo, kabiri yakuremeye amahoro, gatatu yakuremeye isoko idakama, kane yakuremeye ubuzima, gatanu yakuremeye kuzabaho iteka ryose kwangirika. Ntago yakuremeye kunyura umugi, ntago yakuremeye kwicwa n'ibya, yakuremeye kugira ngo uyinezeze. Iyo usenze neza ukijijwe, iyo usenze neza ukiranuka, amasengesho urayasenga akarenga wowe uyasenga, akagera mu bana bawe, akagera mu buzukuru. Umva nkubwira icambere, ayo Aburahamu yasenze yareze Isaka, ayo Isaka yasenze yareze Yakobo, ayo Yakobo yasenze yareze Yosefu. Turabasuhuje inshuti bakunze Impambanyayo TV, amahoro y'Imana abane namwe, tubifurije gukomera aho muri hose. Inshuti rero nkuko mubizi, nkuko channel yacu yitwa Impambanyayo TV, hano tujya twakira abantu benshi bafite impamba. Nta mpamba yasumba ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu muri kubona yuko imbere yacu dufite umutumirwa azanye impamba. Ariko mbere yuko wenda akomeza, reka tumusabe mwene data yakire cyangwa se asuhuze abakunzi Impambanyayo TV. Yego, turabashoje mu izina rya Yesu. Imana ibane namwe. Amen. Abakunzi Impambanyayo TV rero baba bashaka kugira ngo bakumenye. Okay, amazina nitwa Mutuyimana David, ndi umukristo mu torero rya ADPR. Imana ibahe umugisha. Amen. Yes. Rero tutagutindiye kugira ngo tutagutwara igihe kinini, wabyifuje kandi natwe twe tugushaka mu by'ukuri, reka tuguhereze umwanya ubundi mu by'ukuri utangire usenga Imana. Numara gusenga Imana, hanyuma uvuge icyo Imana yaguhaye kuvuga muri uyu mwanya binyuze mu ijambo ryayo. Yego, mureke dusenge kuko n'ibyo Imana, reka tubiragize Imana. Mana, turagushimiye, tugushimiye kugira neza kwawe, dushimiye imbaraga n'ubutware, turagushimiye kuko wera cyane kandi ugakiranuka, tugushimiye ko ufite imbaraga ndetse n'ubutware, tugushimiye ko ari weho waremye isi n'ijuru, tugushimiye yuko iyo uvuze birabategeka bigakomera, uri mugari, uri muremure, ibyo wakoze byari bikwiriye kubaho kuko udufiteho umugambi mwiza. Uri Imana ikunda abantu bawe, watanze Yesu ku bwacu. Turabigushimiye Kristo, nico gituma tutazamwara, nico gituma tutazakugwa n'isoni. Niyo mpamvu natwe turi imbere yawe kugira ngo Uwiteka iri jambo tugiye kuganiza ubwoko bwawe wahamagaye, turagusabye ngo rihindure benshi kugukiranuka, kuko arico ijambo ryawe rimara, kandi nta kindi waduhamagarira ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza nabo bahabwa ubugingo buhora. Urakoze ko ijambo ryawe urakorana naryo kandi ugakorana nanje iby'ubutware. Urakoze ko ubyumvishe kandi kubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo Paulo yandikira Abefeso ibice ni 2. Turasoma umurongo wa 10 wonyine. Haranditse ngo kuko turi abo yaremye ituremera imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Dusome n'igitabo cy'Imigani. Imigani, turasoma ijambo ryiza rihari, turasoma ibice 17 by'Imigani, dusome n'umurongo waho wa 17. Haranditse ngo inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Amen. Ndashaka ngo tuganire ku jambo rifite tema ivuga ngo kumenya ico waremewe, kumenya ico waremewe. Amen. Uko nguko Paulo yandikira Abefeso yabagezemo abitegereje, abarebye arababwira ngo turabe Imana yaremye ituremera imirimo myiza muri Kristo Yesu. Arababwira ngo iyo yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Biravuze ngo wowe uzankurikira ukwiriye kumenya ico waremewe, ico naremewe ni iki.
ni ukugira ngo dukore ibyo Imana ishaka, ni ukugira ngo tugende uko Imana ishaka. Wowe uri uwo Imana yaremye ikuremera imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo yiteguriye kera kugira ngo uyigenderemo. Urugero rwa mbere, ntago Mariya wamwica atari yabyara Yesu, kuko mu bakobwa b'i Nazareti nta wundi muntu waremewe kubyara Yesu keretse Mariya. Kabiri, ntago wakwica Elizabeti atari yabyara Yohana, kuko mu bakobwa b'i Nazareti Mariya niwe wavukiye kubyara Yohana. Gatatu, ntago wakwica Yohana atari yabatiza Yesu, kuko mu bahanuzi bazavuka Eliya ntiyamubatiza, Yeremiya ntiyabatiza Yesu, Petero ariko Yohana yaremewe kugira ngo batize Yesu. Biravuze ngo ntago wakwica Yohana atari yabatiza nde Yesu. Narivuze ngo nawe uri umuntu Imana yaremye ikuremera imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo yiteguriye kera kugira ngo yigenderemo. Ntawe yaremeye ngo akore ibyaha, ntawe yaremeye ngo asambane, ntawe yaremeye ngo agwanye abandi. Uri uw'Imana yaremye, ukwiriye kumenya icyo Imana yakuremeye. Mukobwa ukwiriye kumenya icyo Imana yakuremeye, musore ukwiriye kumenya icyo Imana yakuremeye, mugabo ukwiriye kumenya icyo Imana yakuremeye, baririmbyi mukwiriye kumenya icyo. Nta matiku yaturemanye, ntago yaturemye ngo turwanye abandi, turabo yaremye ituremera imirimo myiza muri Kristo Yesu. Biravuze ngo iyo mirimo myiza ni wowe izakoreramo, ntago ari jewe izakoreramo. Rero iyo utari wabimenya uja mu by'Imana itakuremeye, ugatikura itarakuremeye gutikura, ukagwanya abandi yarakuremeye kugira ngo ufashe abakwiriye gufashwa. Ijambo riratubwiye mu Migani, riratubwiye ngo inshuti zikundana ibihe byose, umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Biravuze ngo ntago wavukiye gushira abantu mu makuba, ahubwo wavukiye gukura abandi mu makuba. Umva muhanuzi, umva mukobwa, umva nawe ukwiriye kumenya icyo waremewe. Ntago waremewe gusambana ngo uvanemo inda, ntago waremewe kwangiriza abandi, ntago waremewe kuroga, ntago waremewe kuvuma waremewe guhesha abandi umugisha. Urugero rwa kane, ntago wakwica Petero atari yazura Tabita, ntiwamwica atari yahagurutse ikirema, kuko Petero yaremewe kuzura Tabita. Umva, waremewe kuririmba, waremewe guhanura, waremerewe imirimo myiza. Ntago waremewe gusinda, ntago waremewe kwicwa n'ibyaha, waremewe guhabwa ubugingo muri Kristo Yesu, waremewe guhabwa imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo uhabwe umugisha wo gukora ibyo Imana ishaka. Birambwiye ngo nuko Dawidi amaze gukora ibyo Imana yamuremeye mu gihe cye, nuko arabora ashigwa mu gituro, arangije asanga abasokuruza. Ukwiriye kumenya icyo Imana yakuremeye, icyo Imana yakuremeye iyo kirangiye urazamuka ukaja hera, urapfa ugahabwa ubugingo buhoraho. Ariko iyo utamenya icyo waremewe, ukora ibyo Imana idashaka, ukangiriza abandi, kuko uri gukora ibyo utagize ute, ibyo utaremewe. Menya icyo waremewe. Uri umuntu Imana ikunda, uri umuntu Imana yaguze amaraso. Icyatumye Imana itanga umwana wayo ukeneye nugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahabwe ubugingo bugize ute, buhoraho. Wowe uzantega amatwi, ukwiriye kumenya iki? Menya icyo Imana yakuremeye. Yakuremeye ubugingo, yakuremeye kuyihimbaza, yakuremeye kugira ngo uyikorere. Ntago yakuremeye kwicwa n'ibyaha, ntago yakuremeye kugira ngo upfire muri kabari, ntago yakuremeye ngo wicwe n'ibyaha. Uri umuntu Imana ikunda, uri umuntu Imana ikeneye, uri umuntu ukeneye ubugingo. Reka nkubwire, ubuzima bwiza butarimo Yesu ntacyo bumaze. Ubuzima bwuzuye ni burimo Yesu, amafaranga meza narimo Yesu, ubutabazi bwiza ni burimo Yesu. Ibintu byose wagira udafite Yesu ni zero. Yesu atanga ubuzima, Yesu atanga amahoro, Yesu atanga umutekano, Yesu atanga ubuzima bwuzuye butarimo amanyaga. Reka kubwira ibintu byose wagira nta butunzi, ibintu byose wagira, titire yose wageramo, nta gaciro, nta bugingo, ntacyo bimaze. Ariko muri Yesu harimo agaciro, harimo ubugingo, harimo imbaraga zihishwe abantu batabona. Ukwiriye gukorera Imana kuko ari cyo waremewe. Umwenge yaravuze ngo waturemeye kuguhimbaza,
kuko bikwiriye. Dawidi yandika Zaburi yaravuze ngo abiringiye Uwiteka Imana avuga ngo bameze nka wa musozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Reka nkubwire, ukwiye kuba muri Yesu, kuko muri Yesu niho hari ubuzima, kuko muri Yesu niho hari isoko, kuko muri Yesu niho utura ugasinzira. Reka nkubwire, ubutunzi bwose wagira udafite Yesu ni zero. Udafite Yesu, udafite Kristo, udafite ubugingo, reka nkugire inama, ubutunzi bwose buzashira, ibintu byose bizarangira. Aho uri mu icumbi, ahantu utuye uri mu icumbi, amafaranga ufite ni intizanyo, imodoka ufite ni intizanyo. Reka nkubwire, yaraturemye ituremera ubugingo buhoraho. Pawulo yandikira Abakorinto yarabwiye ngo nuko umurimo umusaza, aravuze ngo ariko uw'imbere urushaho kuba musha. Rero ngo twe ntabwo turi kuboneka, kuko iboneka ari iby'akanya gato. Reka nkubwire, mu ijuru nta marira abayo, mu ijuru nta gahinda kabayo. Ukwiriye gukora ibyo Imana ishaka. Uri umuntu Imana yaremye, ndi umuntu Imana yaremye. Umva mubyeyi, mugabo uzanyumva, menya iki gikwiriye, menya icyo Imana yakuremeye. Ntabwo yakuremeye kwangirika, ntabwo yakuremeye kunywa urumogi, ntabwo yakuremeye kwicwa n'ibya. Yakuremeye kugira ngo uyinezeze, yakuremeye kugira ngo ukore ibyo Imana ishaka mu gihe ibishakamo. Benshi baraguye, benshi baratakaye kuko bagiye mu by'Imana itabaremeye. Reka nkubwire, ubwo rwose wageramo, imbaraga zose wagira, udafite Yesu ni zero. Yesu niyo mbaraga z'abamwizeye. Yaravuze ngo unyizera wese naho yaba yarapfuye azongera abeho. Yesu atanga ubuzima, Yesu atanga imbaraga. Lazaro yaramwizeye, barabana mugira inshuti, ariko amaze gupfa Yesu biramugarura. Reka nkubwire, iyo uzakenera Yesu mu inshuti kare, tangira Yesu mugira inshuti. Yesu niwe nshuti idahanwa mu byago no mu makuba. Niyo mpamvu bene Kora baravuze ngo Imana ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Bavuga ngo nayo imisozi yakugwahaye igatabwa imuhenge. Baravuze ngo hari uruzi, baravuga ngo imigende yago ishimisha ururembo rw'Imana. Reka nkubwire, Imana niwe mufasha ubana nawe mu makuba. Imana niwe mufasha mubana mu byago, wapfishije ikabihari, wagwaye ikabihari, abantu bagusiga, ariko Yesu ni inshuti nziza itaje duhana mu byago. Reka nkurangire umuti, tura muri Yesu, ugendere muri Yesu, uri imbere muri Yesu, usenge Yesu, utabaze Kristo azagutabara. Ariko reka nkubwire, ubuzima burimo ibyaha ntacyo bumaze. Iyo utinze gukizwa uhura n'ibyago. Iyo utinze gukizwa urasamura ukagwara sida. Iyo utinze gukizwa uguma mu byaha ukaza amenye barayamaze. Iyo utinze mu byaha ugatinda muri kabari usaga warangiritse. Reka nkurangire umuti, vayo kuri Yesu. Yesu afite ubuzima, Yesu afite ubugingo, Yesu afite ubutunzi. Muri Yesu nimwe byose biri, ubwenge n'ubuhanga no kumenya biri muri Yesu. Yesu agatanga ubuzima. Uva kubwire, uhuzanye ubuzantega amatwi, akira Yesu, wongere umwakire, azaguha ubuzima, azaguha gakondo. Reka nkubwire, Yosuwa Imana iramubwira ngo bwira abantu biyeze, kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwebwe. Imana ikeneye ku bantu bezwa. Yorodani iri imbere, izambuka uwejejwe. Reka nkubwire, ubuzima bwuzuye busigariye muri Yesu, imbaraga ziri muri Yesu, ubutunzi bwuzuye butarimo amanyanga. Reka nkubwire, imodoka wabona wasambani wishe umuntu, iyi modoka yitwa ibituma amasazi. Ubutunzi bwose wagira butari muri Yesu, burimo kwicana, burimo kwangiriza abandi, butumiyeho amasazi. Ariko ubutunzi Yesu atanga butanga amahoro, urasinzira. Ariko wowe wabuze amahoro, wabuze umutekano, egera Yesu, wihane ibyaha. Yesu azaguha ubuzima, Yesu azi gutanga ubuzima, Yesu azi gutanga imbaraga. N'umwana w'ikirara yaragiye baramwakira, babanga ikimasa, bamudodera ikanzu. Neva Yesu akuguranire, Yesu yaguha ikanzu nsha, Yesu yaguha ubundi buzima. Amena. Yesu yaguha ubuzima, Yesu yaguha imbaraga, Yesu yaguha amavuta. Reka nkubwire, Yesu niwe usiga umuntu igikundiro, Yesu niwe utanga imbaraga, Yesu niwe utanga akazi katarimo ubunyanga. Ariko wowe ubuzima bwose uri mu byaha ntacyo bimaze. Pawulo yandikira Abefeso mu bice 5 bijambo yababwiye umurongo wa 14 yarababwiye ngo yewe usinziriye kanguka uzuke Kristo
abona uko akumurikira, ava ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi, ava ngo mwere kugenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Umva ngo urangire umuti, genda nk'umunyabwenge, kanguka Yesu akumurikire, were gusinzira. Urasinziye ariko Satani ntabwo asinziye, urasinziye, ibigwiga ntabwo bisinziye, Satani ntabwo asinziye. Ariko winjiye muri Yesu, ugatura muri Yesu, ukagendera muri Yesu, Yesu niwe mutware, Yesu niwe utanga ubuzima. Ijambo ryaravuze ngo icyakora bamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ubushobozi bwanyu bwarangira, ubushobozi ngwaye bwarangira, ariko ubushobozi Yesu atanga no muri Amerika burakora. Niyo ugeze mu bikomeye uhamagara ubutware. Petero arafite arabukoresha, Yeremiya yarabukoresha, nawe garukira aho ugeze, Yesu aguha ubuzima. Nari mvuze ngo Yesu niwe ufite ubuzima, Yesu niwe ufite ubuzima, Yesu niwe ufite isoko imara inyota. Yavuze ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba ive mu nda ye. Reka nkubwire ni Yesu wakuguranira, nta wundi wakuguranira. Umaranye iminsi inzara, umaranye iminsi inyota, umaranye iminsi ibyaha, ariko none ahanga Yesu yakuremera ubuzima, Yesu yakuremera ubuzima. Yesu aje mu buzima, yaturemeye ubuzima, nawe yakuremera ubuzima, yaguhimba. Yesu yaguha ubuzima, Yesu yaguha imbaraga, Yesu reka nkubwire ibyo byaho ukora burikinisha bizakwicisha. Uva nkubwire ayo madukura mu bizakwicisha, ariko Yesu atanga imbabazi. Garukira aho ugeze, Yesu aguha ubugingo. Reka nkubwire nta kindi kintu cyiza ko guhabwa ubugingo. Biravuze ngo mbese umuntu aguhaye ubutunzi bwose n'ibiri mu isi byose, ariko nta bugingo byakumarira iki? Uva nkubwire Yesu aravuze ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana, nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hari amazu menshi. Reka nkubwire iyo Yesu yakuremye ukamenya icyo yakuremeye ugikora neza, kandi habamo imigisha, habamo amavuta, habamo ibyiza. Reka nkubwire wewe nyumva, wowe nteze amatwi, waba uri Zambia, waba uri Kenya, wowe umva ngo urangire umuti. Iyi Imana yakuvuzeho ikakuvugaho ijambo rikomeye, iraririnda, yamara kuririnda ikarinowerebye. Menya icyo yakuremeye, umva icyo yakuremeye. Nicyo ngeze ngiye kukubwira. Umva icyambere yakuremeye ubugingo, kabiri yakuremeye amahoro, gatatu yakuremeye isoko idakama, kane yakuremeye ubuzima, gatanu yakuremeye kuzabaho iteka ryose. Biravuze ngo tuzasa ntikurerekanwa, ariko uko Yesu azasa niko tuzasa. Reka nkubwire nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Mu ijuru nta marira azabayo, mu ijuru nta gahinda, mu ijuru nta bapfakazi. Reka turire tukiri mu isi, ariko mu ijuru nta marira abayo, nta gahinda. Yavuze ngo hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa. Uva nkubwire agahinda kazarangira, imibare izarangira. Mu ijuru tuzabaho turamya no guhimbaza Imana gusa. Ntagire umuntu ukuyobya, ntagire umuntu ugutera guteshuka, ntagire umuntu ukuvana mu buryo bw'Imana. Uva nkubwire icyo Yesu, ikintu cyazanye Yesu cyamuzanye ni ukuducungura akaduha ubugingo, ariko babigishije nabi. Muri Yesu habamo ubugingo. Ubutunzi ntabwo bwazanye Yesu, icyazanye Yesu mu bugingo. Kuko mu butunzi dufite, mu mbaraga dufite, Pawulo yerekera Timoteyo, yarambwiye ngo Timoteyo we, abantu mu gihe kizaza abantu bazakunda impiya, mu gihe cy'imperuka bazabikunda bikakaza. Ava ngo ariko bene abo nubabona uje ubatera umugongo bazavuga imbaraga, ariko bazazihakana. Dufite abantu bazivuga, baziririmba, ariko imico n'imyitwarire twabareba ugasanga izo mbaraga bavuga barazivuga ariko ntizibamo. Yesu yahanura yaravuga ngo banshimisha akanwa, ariko umutima undi kure. Umva nkubwire wowe, heza Yesu umutima, Yesu awutegeke. Umuyeze ngo nama ntangara, ngo iyo nkubonye ava ngo nansanze urengeye uko bavuga ngo kandi bijyawe rindutira andi majwi yose nama numva. Yesu niwe waguha ubuzima, Yesu niwe wakuremera fondasi. Nari mvuze ngo menye Imana yakuremeye. Mu cyo bitatu bya Efeso cyitabo naragisomye. Pawulo ageze mu Efeso ngo abitegereje, abarebye neza ku murongo w'10 yarababwiye ngo ibisigaye mukomerere mu Mwami. Hava ngo no mu bushobozi bwe, no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Hava ngo muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Bakubwire ibisigaye ntabwo ari kugambanirana, ibisigaye ntabwo ari kwicana, ibisigaye mukomerere mu Mwami.
ibisigaye umva imbaraga aho zisigariye, ubutunzi aho buri, ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga la salabo de stifo, no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Muri izo mbaraga Eliya yari azifite ahangana n'abahanuzi ba Bayali ku musozi Karumeli. Izi mbaraga zirakora, izi mbaraga zirakora, izi mbaraga zirazura, izi mbaraga Pawulo yari azifite. Izi mbaraga urazikeneye, imbaraga zikiza, imbaraga zikiza ibyaha, imbaraga zitabara, imbaraga zivura. Izi mbaraga Yesu azikumpere. Umva mu mama we uri hano, wowe unyumva, izi mbaraga Yesu aziguhe, Yesu aziguhe, uzigendane. Umva nkubwire umutokomeye, tunga Yesu. Nutega ufite Yesu, nuririmba uririmba ufite Yesu, nusenga usenga ufite Yesu. Mu ngorane abantu bafite batakaje icy'agaciro, ubugingo bwamaze kwangirika, abantu bari kwicana, abantu bari kugambanirana. Umva reka nkubwire, biravuze ngo kunda mugenzi wawe kuko wikunda. Amategeko yari 10 ariko Yesu aje arayamanura agera ku mategeko 2. Yaravuze ngo kundisha Imana umutima wawe n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe zose. Kunda mugenzi wawe kuko wikunda, urangira umuti. Ntaco wakora ubona amahoro, ntaco wageraho ubona amahoro, ariko Yesu atanga amahoro. Yesu atanga amahoro, Yesu atanga umunezero. Umva nkubwire, yaravuze ngo mbasigiye amahoro, ariko ntago ari ay'abisi batanga, kandi yaretse ngo nzaza aho muri. Reka nkubwire, ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba. Niba nabivuze ngo nkubwire ngo Yesu agufitiye ubuzima, ukwiriye kumenya icyo waremewe gusenga, waremewe gufasha mugenzi wawe, waremewe kugira ngo ufashe abababaye, ntago waremewe kubabaza abantu. Va mu byaha. Iyo biravuze ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Zaburi yarambwiye ngo Uwiteka twigishe kubara iminsi yacu kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge. Umva nkubwire, ntago rukwiye gukora ibyaha, nta kidagukoreye. Yagukoreye ubukwe, yaragushingiye, warashatse, umugabo nta kitakoze, yaguhaye akazi, yaguhaye abana, yarabigishije, nta kitakoze. None niho uri gusambana. Ikwigishe kubara iminsi yawe kugira ngo utunge umutima w'ubwenge. Ukwiriye kumenya aho ugeze, hari imyaka ugeramo ukezwa cyane, kuko niba Yesu atinze, urupfu ntabwo rutinze, kandi umuntu wese ni umukandida wo gutaha. Umva nkubwire, were kwiyemera, were kwirarira, urwego rwose wageramo wamanuka. Ariko dore umuhanga mwiza, ufite ubwenge, ufite n'ubumenyi. Iyo azamutse azamura abari hasi, iyo ari hejuru afasha abari hasi, kuko bari hasi bamuhesha imbaraga zo kubayo. Umva nkubwire, umva umuti. Biravuze ngo inshuti zikundana ibihe byose, umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Umva nkubwire, uri Imana yaremye, yarakuremye kandi iragukunda, irakuremera, iguhetse ku mugongo. Umva uko Yesaya yaravuze ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntabwo uzasohora. Umuntu uri muri Yesu, Yesu amuhetse ku mugongo. Umuntu uri muri Yesu, Yesu aramuhetse. Ubunyere buri imbere ntabwo bumureba, intambara ze ntabwo zimureba. Iyo uri mu mugongo wa Yesu, ntabwo ari wowe urwana, ni Yesu urwana. Iyo uri gusenga, ntabwo ari wowe uvuga, ni Yesu uvuga. Daniyeli yarasenze, asenga iminsi 21. Imana imwitegereje, imurebye, reba turi mwana akeneye ubutabazi, nawe ukeneye ubutabazi. Were gucogora iby'Imana bijya abarambiwe batashe. Guma mu masengesho. Cya 5, ukwiriye gusenga. Na Yesu yarasenze, yasenganye na benshi arabasiga, asenga na 70 arabasiga, asenga na 12 arabasiga, asenga na Petero na Yohana arabasiga, asigara ari umwe. Rukagiye kubivuga, haranditse ngo basenga aho waterebuye, ngo arunama arasenga, marayika uvuye mu ijuru aramubonekera, amwongerera imbaraga. Biravuze ngo muri benshi hari iby'Imana itavuga, muri 70 hari ibyo itavuga, muri 12 hari iby'Imana itavuga, muri 3 hari iby'Imana itavuga. Wabura umwe ikabivuga, ongera usenge ivugane nawe. Mu masengesho Imana itanga amakuru, mu masengesho Imana ivugira. Abera barasenze, Petero bamuse mu nzu y'imbohe, ngo abitorero bagira umwete wo kumusabira, ngo baramusengera, ngo baratakamba, ngo marayika uvuye mu ijuru aramubonekera, amuvana muri gereza. Iyo dusenze amasengesho y'abera Imana yitaho. Cya 6, nari nkubwiye ngo iyo dusenze amasengesho y'abakiranutsi agira imbaraga, afite ubutunzi. Amasengesho y'abakiranutsi atanga imbaraga, kandi amasengesho ahantu aryohera. Icya mbere,
iyo usenze neza ukijijwe, iyo usenze neza ukiranuka, amasengesho urayasenga akarenga wowe uyasenga, akagera mu bana bawe, akagera mu buzukuru. Umva nkubwira icambere, ayo Aburahamu yasenze yareze Isaka, ayo Isaka yasenze yareze Yakobo, ayo Yakobo yasenze yareze Yozefu, ayo Yozefu yasenze yamubesheje mu Egiputa. Umva nkubwire, ayoborayo. Umva nkurangira umuti, inzozi warose ni iz'ukuri. Umva nkubwire, bitangira ari inzozi bigasohora ari inzozi. Ariko reka nkwirire ibanga, Imana iguhaye iyerekwa, hari icyo Imana ihisha abanzi bawe, hari icyo Imana ihisha Satani. Bene se bamenye inzozi yarose, ariko Imana ibahishaho bizasohorera. Umva nkurangira umuti, abantu bazi ibyo Imana yakuvuzeho, ariko bizasohorera ntago bahazi. Niyo mpamvu iyo bahamenya ko azayobora Egiputa baba baramwishe ntagereyo, ariko kuko Imana yabahishaho bizasohorera, bamenye inzozi, ariko aho zizasohora ntibabimenya. Icya karindwi, batangiye ari inzozi, bitangira ari inzozi, bitangira batabyemera, ariko kuri finali bazakwikubita imbere, bamenye ko waremewe kubayobora. Menya icyo waremewe. Umva icyo waremewe, waremewe gucuruza, waremewe kuririmba, waremewe gukorera Imana. Kandi bakubwire, ntukaje mu by'Imana itakuremeye, n'ubujamo bizakugora, bizakuvuna. Bazi Imana, ubaze Imana ngo waremewe iki. Uva kubwire, ndashaka ngo dufate umwanya wo gusenga, winginga Imana, wibwire ngo Mana ndagukeneye kugira ngo umpe imbaraga zo gukora icyo naremewe. Ntago yakuremeye ngo ubabare, yakuremeye kugira ngo yikorere umurimo wayo. Niyo mpamvu yaduhamagaye kugira ngo dufatanye muri urugendo dukora umurimo w'Imana. Zamura ikiganza dusenge, aho nifasha gusenga, ngo dusenge twinginga Imana, tubibwire ngo Uwiteka duhe imbaraga zo kumenya icyo nasiba destika. Urumva ubwire mukobwa, ntago waremeye kuvumwa, ntago waremeye kuguma iwanyu. Uzashaka mu izina rya Yesu, uzambara ikanzu mu izina rya Yesu. Wa musore ntago yakuremanye agahinda, uzagira akazi, ahubwo yikorere, uyikorere, wirinde ibya, izakugirira neza. Reka umfashe gusenga, tujye kwinginga Imana, tubwire ngo Mana dusanze twaragiye mu byo utaturemeye, tubabarire utweze udutunganye. Nimara ko tweze iguhuze n'icyo yakuremeye, iguhuze n'umuntu ukeneye mu buzima bwawe, iguhuze. Umva nkubwire, iguhuze n'umuntu ukeneye mu buzima bwawe, kugira ngo wambare imbaraga zo gukora ibyo Imana yakuremeye. Humiriza, ubomeka amaso yawe dusenge, kugira ngo Imana iguheshe umugisha kubwira ijambo. Mana turagushimiye, mfite imbaraga n'ubutwari. Iyi message nibayakire, iyi message y'uyu mugoroba, abantu bari kumenya icyo waremeye. Nta kindi Pawulo ageze mu Efeso yarabwiye ngo ntago yaremeye kugambanirana, ntago yaremeye insangano, habyo ngo uko mwaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Tumaze kumenya icyo waturemeye, twakiye Yesu muri twebwe, twakiye imbaraga, twakiye kuririmba, twakiye gukora ibyo ushaka mu gihe ubishakamo. Nsengeye abakobwa, nsengeye abasore, nsengeye itorero, nsengeye igihugu mu izina rya Yesu. Ntago waturemeye kubabara, waturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyo witegura ngo tuyigenderemo, gumana natwe mu jambo ryawe, uhuze umugisha abaduteza amatwi, abari hanze, abari mu ntara zitandukanye, abari Kigali, abari Gisenyi, abari Musanze, mu ntara zitandukanye. Ubashe umugisha w'ijambo ryawe, kandi tubwirize imbaraga. Umuntu wese uzumva ijambo rizahembura ubugingo bwe. Urakoze kubyumvishe kandi kubikoze, tubyambaje tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.